Shalom shalom bene data, Imana ibaho umugisha mwinshi. Ikiganiro cya mbere twakoze muri izi seri cyari cyo kuvuga ku cyaha, icya kabiri kivuga ku munyabyaha, iki cya gatatu noneho kiravuga ku mukiranutsi. Icyo twakoze cy'ubushize kivuga ngo umunyabyaha ninde, umukiranutsi twagiye tumukomozaho, ariko noneho reka tujye byimbitse kubwibaza ngo umukiranutsi ninde ukiranuka. Haleluya. Reka tubanze dusenge twiragize Imana kugira ngo twinjire muri iri jambo neza mu ncamake. Data, turagushima kuri Imana igira neza, kuri Imana y'urukundo, kuri Imana y'imbabazi. Ni wowe Alpha na Omega, ni wowe tangiriro n'iherezo, ni wowe buzima bwacu, ni wowe bugingo bwacu. Mwami, tutagufite nta buzima. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo ubane natwe, utuyobore muri iki kiganiro tugiye gukora. Ntaba ari njyewe, ahubwo ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe, kandi aba ari wowe utuyobora, Mwuka wawe wera aba ari wowe uduhishurira, aba ari wowe utwuzuza ubwenge, kugira ngo yaba ari njyewe n'abumva ubashe kubahishurira byinshi mu ijambo ryawe. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi. So tugiye kwibaza ngo umukiranutsi ninde. Ahangaha rero nabo hari umuntu bareba akaba ati uriya muntu bafite imico myiza, kameme aragerageza, ni umusore, ntagasinda, ntaganywa inzoga, ntaganywa itabi, kameme uriya ni umukiranutsi. So kandi koko w'umunyangeso nziza, hari abo twita ngo ni ba nyangeso nziza. So abo ngabo kenshi nibo bita bitworera kuvuga ngo ni abakiranutsi. Ba bandi nabo nyine b'abanyangeso mbi, b'abanyamabara nk'uko tubyita mu mazina y'abubu, so baba bakabita ngo ni abanyabyaha. Ariko se Bibiliya ninde yita umukiranutsi? Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 18 haravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko ku murongo wa 19 kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo muri Kristo Yesu niho Imana yiyungiye ngo n'abantu bose bo mu isi ntiyaba ikibabaraho igicumuro. Ni ukuvuga ngo bahinduka abakiranutsi, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Abikorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 19. Ninde mukiranutsi rero? Ni uwizeye Kristo, kuko muri Kristo niho Imana yiyungiye nawe. Ni ukuvuga ngo njyewe nizeye Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo niyunze n'Imana binyuze muri Kristo Yesu, ubu Imana ntikimbaraho igicumuro. Haleluya. Ibyo bintu biratangaje cyane, n'ubwiru bukomeye Pawulo yahishuriwe, ariko ni n'ubuntu butangaje. So ukuntu njyewe w'umunyabyaha niyungira n'Imana muri Kristo Yesu, Imana ntibikimbaraho igicumuro. Ahangaha sasa usigarana ikibazo kimwe wibaza ngo ese abantu babayeho mbere ya Kristo bo ntago habayeho abakiranutsi? Tubona igitabo cyayo batangira havuga ngo iyo mu gihugu cya Husi hariho umuntu witwa Yobu, ngo yari umukiranutsi utunganye, ngo kandi yubahaga Imana akirinda ibibi byose, ngo yahoraga atambira ibitambo abana be, avuga ngo ahari baba bakoze ibyaha Imana ibababarire. So rero wakwibaza ngo ese bari abantu bose Nowa nawe murabizi ko hari aho avuga ngo mu rubyaro rwe ni ugukiranuka, mbese byinshi cyane. Wakwibaza ngo ese Aburahamu, Bibiliya avuga ngo muri kiriya gitabo n'ubundi twasomaga cy'Abaheburayo aravuga ngo kwizera Imana kwa Aburahamu ngo byamuhwanije no gukiranuka. So dusigara twibaza ngo nimba twebwe twariyungiye n'Imana muri Kristo Yesu, ntiyabikitubaraho ibicumuro abantu babayeho mbere ya Yesu, ese ubwo ntago bigeze baba abakiranutsi? Oya, sibyo. Bari abakiranutsi bishingiye ku kumvira bya bindi twavugaga. Hari iby'Imana yabasabaga, nka Yobu yari mu gihe cy'ibitambo. Ni ukuvuga ngo Imana yabasabaga gutamba ibitambo byabo kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe, ibyaha byabo bitwikirirwe. Rero niyo mpamvu iyo babyubahaga bakakurikiza instructions cyangwa se amabwiriza Imana yabahaye, ibyo byabahwaniraga no gukiranuka. Ni ukuvuga ngo kwizera gusa igihanga Imana yabaga yaragiranye nabo, nimba ibabwiye wenda ngo
abayuda bose bisiramuze, nimba babwiye bajye batamba igitambo bimeze gutya, ibingibi ntibakabitambe, nimba babwiye, mbese izo instructions zose Imana yagendaga ibaha. Uwabashaga kuzizera akizera iryo sezerano, akizera akumvira Imana muri ibyo Imana yamusabaga, uwo nawe Imana yamubaraga nk'umukiranutsi. Ariko nawe byagombaga gutegereza urupfu rwa Yesu kugira ngo atsindishirizwe imbere y'Imana, kuko nubwo yakoraga iyo mirimo ntabwo yabashaga gutsindishirizwa imbere y'Imana ngo abashe kuzabona ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga iki rero? Yesu mu bo yapfiriye nabo barimo. Ni ukuvuga ngo barabikoraga ariko direct ibyo ntibitume bemerwa, ntibitume batsindishirizwa imbere y'Imana kugira ngo bibe bihagije ngo bazahabwe ubwami bw'ijuru. Ahubwo barabikoraga bagapfa, bagasigarana n'isezerano ryo kuvuga ngo ubwo Kristo azaba aje nabo napfa azapfira ibyaha byabo. Ibi ni ubwiru bukomeye cyane bunatangaje, ukuntu Kristo Yesu yapfira ibyaha by'abantu bari bahari icyo gihe n'abantu yaje barapfuye ariko bapfa bumvira Imana, baragerageje kumvira instructions z'Imana, ndetse n'izindi generasiyo zizaza nyuma yacu nabo Yesu Kristo yarabapfiriye. Abo bose rero babashije kugendana n'Imana, yaba ari mu gihe cya mbere y'amategeko, mu gihe cy'amategeko, bagendana n'Imana bayumvira, nabo bazatsindishirizwa na Kristo. Nabo Imana icyo gitambo cyangwa se gutsindishirizwa kwabo kuzabonerwa muri Kristo, kuko yapfiriye ibyaha byabo, babashe guhabwa ijuru. Bazahabwa ijuru kubera iki? Kubera ko bizeye izo instructions zose Imana yabasabaga bakabasha kuzishyira mu bikorwa. Imana iguha umugisha. Ngira ngo wumvishe ubu Imana yita umukiranutsi n'uwo nguwo n'uwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, akiyungira n'Imana muri Kristo, Imana ntibikimubaraho ibicumuro. Imana iguha umugisha mwinshi, ukomeza gukurikira inyigisho zacu twatangiye z'amaseri. Nizera neza ko zizagufasha mu rugendo rwo kwiyegurira Imana. Shalom shalom.